baharaniraga n'abamwungirije n'ibyo baharaniraga ubumwe bw'abanyarwanda. Ndetse hano ariko batanga urugero rwa nyuma, umwami Rudahigwa we yari yanashyizeho umunsi abanyarwanda bamusangaga i Nyanza aho yakoreraga, akakira bose, akakira umunsi wo kuwa gatanu ku cyumweru wari umunsi Rudahigwa yakiraga abantu bafite ibibazo cyangwa ibitekerezo. Ubu inzego nyinshi za leta zashyizeho agasanduku k'ibitekerezo, nubwo ubona kenshi nta bijyaho. Rudahigwa rero yashyizeho umunsi wo kwakira abanyarwanda bose bakisanga kandi ntihagire usubizwa inyuma, kugira ngo asigasire ubwabo bw'abanyarwanda. Niba bafite ibibazo abikemure, arebe n'abarenganya abandi nabo babihanirwe. Ndetse kubera yuko imodoka ntazabagaho icyo gihe, abenshi bagendaga n'amaguru. Yari yagiye ategeka abashefu ni nka twagereranya nk'abameya b'iki gihe, abategeka kujya bubaka amazu y'amacumbi ku mihanda yose iva mu ntara zose z'u Rwanda ikazagera i Nyanza, ku buryo niba uvuye mu Ngarama ukagenda wagera Shagasha, urugero ufashe Ishagasha, ukahasanga inzu y'icumbi n'abakozi bayikoramo, ukaryama ukakirwa, mu gitondo ugahita ukomeza urugendo. Ayo mazu yari ahantu hose kugira ngo uzagenda ugeze i Nyanza. Umwami akakwakira, icyo gihe n'abatwaye, ni ukuvuga abameya, abaguverineri, umunsi nabo bazi ko bagomba kuza. None umuturage akaza akavuga ikibazo cye cyangwa igitekerezo cye, Rudahigwa n'abamwegereye bakabyumvira aho ngaho, bakabaza uwo bagomba kubaza. Noneho iyo yasangaga wararenganyije umuturage, yarakunyagaga. Kunyaga ni ukuvuga ni ukuvanaho, yakuvanaga mu kazi, akaguca ibihano, byaba na ngombwa ukanafungwa kubera kurenganya abantu, urenganya abanyarwanda, harimo kubaca mu bice. Mwumva uwo muco abanyarwanda barafite, n'ubuyobozi bwabo bari bufite. Abazungu si bo bawuzanye, si bo bawuduhaye, no cya kintu bita uburenganzira bwa muntu ntabwo arimo babituzaniye. Izi ngero ndimo mbaha z'imiyoborere u Rwanda rwari rufite, ngira ngo murabyumva ko zibibereka, kandi baharaniraga ubumwe bw'abanyarwanda, ntabwo baharaniraga imibereho yabo gusa. Icyo rero cyo gikomeye mu mateka muzajya mwiga gusoma. Ubu byaroroshye, mu bibazo mwahoze mumbaza nabyumvise ngo imikoreshereze mibi y'imbuga nkoranyambaga turaza kwigeraho. Ariko ikiza cy'imbuga nkoranyambaga ni uko hajyaho amakuru kandi hariho menshi mazima nyayo. Nk'ubwo nimujya ku mbuga nkoranyambaga, mujya kuri Google mukandika umwami Rudahigwa, umwami Musinga n'imitegekere ye, muzabonamo ibintu byiza by'uko u Rwanda rwayoborwaga. Mu bisome ibyo bibaho ubumenyi. Iyi mbuga nkoranyambaga ziza kuba zitariho, ibyo ntaho mwabikura. Mwajya kubishakisha mu ibitabo ntabwo buri wese abibona, ariko ubu buri wese yagiye kuri telefone ukandika Rudahigwa, uri buhita ubona byinshi byiza bye yakoze. Ariko ibyo muzajya mubona bibi by'abatukana, ibyo ntimukabirebe, ntimukabiha agaciro, ntimukabiha umwanya. Igice cya kabiri rero cy'aya mateka, icyo ntatindaho, ni igice abakoloni binjira mu Rwanda, abazungu basenya u Rwanda. Icyo gice cy'abakoloni baje bagasenya umuco w'u Rwanda, za ndangagaciro na kirazira. Ntabwo cyabaye kirekire, ariko cyabaye kibi cyane. Tubanze dusobanukirwe umukoloni icyo bivuga. Umukoloni hajeho n'inshinga yitwa gukoloniza. Ibyo byose ntitwari tubifite mu Kinyarwanda, ariko birahari. Umukoloni, gukoloniza. Umukoloni bivuga iki? Umukoloni ni umuntu w'umunyamahanga, ufite inyungu ze
ashaka mu kindi gihugu no ku bandi bantu. Noneho kwa gushaka inyungu ze akiga uburyo azazigeraho muri cya gihugu agiyemo. Icyo ashaka ni inyungu ze n'iz'igihugu cye, ntabwo ashaka inyungu z'aba bandi agiye gukoroniza. Gukoroniza bisobanuye kukwigarurira, kuguhindura, guhindura imyemerere, umuco, indangagaciro, kirazira, akagushyiramo ibye kugira ngo agere kuri za nyungu ze. Ngiki cyo umukoroni bivuga. Umunyamahanga ufite inyungu ze agamije ariko kugira ngo za nyungu ze zigereho, akajya kuzishaka mu bandi kandi akabahindura mu myemerere n'imyumvire kugira ngo ashobore kuzigeraho. Kubera mu Rwanda rero abakoroni basanze nibareka abanyarwanda bagakomeza kuba umwe no kuyobora igihugu nk'uko bari bakiyoboraga, abakoroni basanze batazagera kuri za nyungu zabo. Nyamaze guteza inyungu zabo abanyarwanda abazungu bashaka mu Rwanda n'iziki cyangwa muri Afurika yose, kuko u Rwanda ntabwo si rwo rwonyine rwahuye n'ibibazo. Afurika yose yahuye n'ibibazo byo gukoronizwa n'abakoroni, nubwo buri gihugu gifite umwihariko wacyo. Abakoroni bari bakeneye ibintu byinshi, harimo amabuye y'agaciro, harimo n'ikitajya kivugwa cyane ariko iyo twakwita mu Cyongereza money power. Money power ni ukuvuga abakozi. Bari bakeneye abakozi benshi. Rero ni ukuvuga ko icyo gihe i Burayi bubakaga inganda. Ibyo amabuye y'agaciro, imbaho zakoreshwaga, tuvuga nko kubaka icyo bita gari ya moshi. Gari ya moshi ni mujya muzibona kuri televiziyo za zigenda, biri byubatse za gari ya moshi z'abazungu byavaga muri Afurika. Niyo mpamvu bacuruzaga abantu babajyana mu bihugu bishobora bakeneyemo gukora iyo mirimo yo gushaka amabuye y'agaciro. Mu Rwanda bahavanye abantu benshi bajyanaga muri Kongo kujya gucukura amabuye y'agaciro azajya i Burayi gukoreshwa muri izo za gari ya moshi zabo. Iyo money power bari bayikeneye. Mu gushaka rero iyo money power, ntabwo bashoboraga gufata abanyarwanda ngo babigarurire batabaciyemo ibice, ariko batanabumvishije ko imyemerere yabo ikwiye guhinduka. Niyo mpamvu bazanye hano, harimo abantu mwarabatijwe, harimo abantu babatijwe. Ntabwo mbibabuja, simbibabuza, simbabwira ko ari na bibi. Iyo batijwe ntuhabwa izina rishya. Hanjye nitwa Bizimana, iryo zina ryanjye ry'ababyeyi, ariko bongeyeho Jean Damascene. Jean Damascene uvuga iki? Muracecetse, ntacyo bisobanuye rwose, nta na kimwe. Ariko barinyongereyeho, ni ukuvuga abapadiri, ba pasitori, ba haji n'abandi, bakongeraho izina. Ni ukuvuga iyo bagufashe rya zina ryawe ry'umuco bakaguha irindi rikomoka mu mahanga ridafite icyo rivuga, nabwo ni ukugukoroniza. Muraza gusanga bitwa ba Marijani, ba Pita, ba benshi. Izo za Pita na za Marijani na za Rampier nazo ntacyo zisobanuye, nabwo ni ubukoroni. Izina rifite icyo risobanuye n'ishyaka, n'intwari. Yewe na Bizimana simpamya yuko babyitiriye Imana y'u Rwanda, kuko Imana y'u Rwanda yo abanyarwanda bemeraga Imana kuva kera. Bizimana bigomba kuba bikomoka ku Mana ya Yesu cyangwa Yesu. Nabwo abanyarwanda bashyizwemo n'abamisiyoneri. Mu kudukoroniza rero ntabwo batwamuye, ntabwo haje ibice bibiri, ibyiciro bibiri. Haje abakoroni b'abanyapolitiki, ariko haza n'abahindura idini, n'abaduha idini rishya. Si ukurihindura, abahindura imyemerere y'Imana y'u Rwanda badushyiramo idini rishya. Ntabwo ngamije kubangisha amadini rwose, munyumve neza. Gusenga ntacyo bitwaye, ariko ndagira ngo mbumvishe inkomoko y'amadini. Inkomoko y'amadini yavuye mu mahanga
yaje atanya abanyarwanda kuko yashenye imyemerere y'Imana y'u Rwanda, badushyiramo imyemerere mishya nyamahanga mvamahanga. Batwigisha ko Imana y'u Rwanda tugomba kuyihorera, tukemera Imana ya Yezu na Mariya wavukiye Yerusalemu na za Betelehemu. Abapadiri, abamisiyoneri ba mbere ibyo baje bigisha. Ntabwo umunyarwanda azi Betelehemu hariho n'icyo ari cyo, ntabwo Yerusalemu ahazi, ntabwo azi ubutatu butagatifu icyo ari cyo. Ibyo nta byabagaho, ariko barabizanye babigushyizemo. Noneho n'utabyemeye bamuha inyito ye, bamwita umupagani. Umupagani bigasobanura umunyarwanda wakomeje kwemera umuco gakondo, umuco w'abasekuru, bakabyumvisha ko ari bibi, ko ahubwo uriho agira neza, akora neza, n'uwayobotse ya mana y'abanyamahanga. Ya mana y'abanyamahanga banayita inyito, bayise Mungu. Mungu no kuvuga Imana ni kimwe. Mwe muri bato, ariko ku gihe cyashize buriya abamisiyoneri baje bigisha ko hariho Imana igizwe n'ubutatu butagatifu, bakayita Imana Mungu. Mungu ni Dieu, God. Nyamara wavuga Dieu cyangwa ukavuga God, byasobanuraga Imana mu Kinyarwanda. Kandi abanyarwanda bemeraga ko hari Imana, ariko Imana y'u Rwanda iruha gutunga no gutunganya. Abazungu barabisenya bati iyo Mana yanyu muyihorere, Imana nyayo ni Mungu. Noneho bayihanira indi zina bati ni Patri. Patri ubundi biva ku Kilatini cyitwa pater, ni père, fava, ni ukuvuga data. Ariko bazanamo izo nyito nshya kandi zidatandukanye n'iz'abanyarwanda bemeraga, uretse kuzihindura inyito gusa. Waza wavuga uti ngewe nemera Imana, bati emera Patri cyangwa Mungu. Utavuga Patri na Mungu ukaba uri umupagani. Iyo Mana bamaze kwitwumvisha batyo, nibyo Musinga, ni bimwe mu byo Musinga yarwanyije. Ariko nta gishya mutuzaniye ko abanyarwanda dufite Imana yacu twemera kandi dukunda, iduha byose. Niyo mpamvu tunayita Rugira, tuyita Rugaba, tuyita Rurema. Ariko kubera ko abazungu bashakaga kuduhindura imyumvire ngo bayituvanemo, batsindagira ko Imana yitwa Mungu, ikitwa Patri, ikaba kandi ifite abandi barimo Roho Mutagatifu na Yezu na Bikira Mariya. Ko ibyo byose bigomba kwinjira mu myemerere mishya. Ubwo abayisilamu ndetse ndo batanga urugero kuko bo bari bataraza. Isilamu yaje nyuma guhindura imyumvire, byanyuze mu madini aya cyane cyane Kiliziya Gatolika n'andi yaje kurikira. Ni ukuvuga ko utayoboka Imana y'abazungu ahawe inyito nshya ko ari umupagani. Kandi umupagani baravuga ibintu bibi, biravuga umuntu abandi bagomba kwirinda. Iyo bakwita umupagani baba kubaye igicibwa. Noneho umuntu muzima akaba wemeye kubatizwa, n'uwemeye gufata rya zina rishya rya Jean Damascene. Fashe Jean Damascene, ntabwo ntacyo bivuga mu Kinyarwanda. Jean Bosco, Jean Baptiste, nta na gito. Ariko baduhaye ayo mazina mashya kugira ngo baduhindure. Noneho bakanutwumvisha ko ayo mazina akomoka ku batagatifu. Abatagatifu bakaba ari abantu begereye Imana, bari kumwe n'Imana, bayisanze. Ati noneho nibitwa Jean Damascene, bazina bawe bo mu ijuru azajya gusabira. Ujye ubyuka mu gitondo umusenga umusabe uti Jean Damascene wavukiye muri Syria, kuko Jean Damascene akomoka mu mujyi wa Damas muri Syria. Bati umuntu azajya gusabira, abakurambere bawe bibagirwe, ujye usaba Jean Damascene agusabire ku Mana. Kuki ntasaba sogokuruza ngo umunyarwanda nzi ngo abari umusabira ku Mana, kuko anaza aho kazi ko ndi umwuzukuru we? Kuki nawe nuko n'abandi twese ko turaba? Nditanga urugero ko ndavuga buri wese ukeneye kujya gushaka umutagatifu uri mu Butaliyani. Data yitwaga Antoine,
Mutagatifu Antoine Antoni ni umutaliyani ahantu hitwa Padua. Ubwo iyo data yabaga habaye umunsi mukuru wa mutagatifu we, yaratuzinduraga tujyana mu misa agiye gusaba Mutagatifu Antoni wa Padua. Murabyiga niyo ko ku munsi wa mutagatifu papa yagize anniversaire y'ubu, kazuka mu gitondo ujya mu misa ngo tugiye gusaba Antoni wa Padua mu Butaliyani. Hano harimo abakomoka mu karere ka Nyamagabe, nanjye niho navukiye. Tekereze kuvukira iwacu mu murenge wa Cyanika, kuvukira mu Cyanika i Nyamagabe, ariko data akaba agomba gusenga umuntu wavukiye mu Butaliyani witwa Padua. Aho hantu haramubwira iki? Aho kugira ngo asabe ise sekuruza nawe wavukiye mu Cyanika umuzi wa Musizi, bariho baragusenya. Ni mpamvu navuye ko abakoloni n'abamisiyoneri baje batuvanamo iyo myemerere, iyo myumvire, kugira ngo baduhindure tubayoboke, twibagirwe ibyacu, dutumuco. Gutumuco rero niho havuye jenoside. Niho havuye jenoside mwahoze muvuga. Ni ugutumuco, ni uguta indangagaciro, ni ukureka ya myemerere yacu y'Abanyarwanda, y'abakurambere, yabarangaga, yatumaga bakunda u Rwanda, bakarukorera, bakaba urubyiruko, abakuru n'abasaza basangiye igihugu. Ababaga basangiye igihugu ni nk'abasangiye urugendo. Gusangira igihugu ntawe washoboraga kwica undi, baragendanaga, babaga basangira ngendo nyine. Musangira ngendo no kuvuga n'umuntu ufatanyije urugendo, ntabwo ushobora kumubangamira kubera ko mujya mu cyerekezo kimwe, murajya hamwe. Ingorane muhura nazo muri buzisangire. Nimuhura n'igisimba mu nzira, nimuhura n'impyisi cyangwa intare, murafatanya murwane nayo, mujyane ukomeza urugendo. Ngubwo ubudaheranwa ni ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo, guhangana n'ingorane, guhangana n'inzitizi, kugira ngo ukomeze urugendo rw'iterambere, rwo kubaka, rwo kubaho. Nuhura n'ingorane uzoye kuguherana. Abazungu rero nakomeje kubatindaho, kandi ni ngombwa kumva iyo periode, icyo gice cy'uburyo baje bakadusenya. Nabifashe mpera ku mazina baduhaye, batwise. Iyo uhuye n'umuntu wenda witwa Bizimana Rukerangabo, fashe izina ndakomeza kwitangaho urugero, mfata izina ryanjye ntagira undi mvuga. Ubu Jean Damascene ndikuyeho nkitwa Rukerangabo, mwahita mwumva ko nasaze. Yasaze ariho hariya muri izina rya gikirisitu rimufitiye akamaro. Turiya muntu ni mumufashe, trauma yamugezeho. Tarwaye afite trauma kubera ya myumvire twashyizwemo. Kubera iki tutagomba kugira abatagatifu bacu. Uba abazungu nibo bakoreye Imana neza kurusha abakurambere bacu. Tell nimwumvire, buri wese niyisubize. Abazungu baje bakaduhindura, batwubakira za kiliziya, twubakira insengero, imisigiti hirya no hino, bakatwigisha abagira neza, abantu bakoreye Imana mu bihugu byinshi by'isi, ko ayo mazina tugomba kujya tuyitwa, tugomba no kuba aribo tureberaho. Mwibwira yuko bafite indangagaciro nziza nzima kurusha iz'abakurambere bacu ahangaha? Niko mubikeka? Ndabona mwana kumusubiza. Nasanga hari muri mwebwe ndiho mbangamira abajya kubyigisha mu nsengero hirya no hino. Nimushaka mujya kubyigisha ariko muzi inkomoko. Ntawe mbujije kwigisha imyemerere, ariko mukamenya inkomoko, bizatuma n'ibyo mwigisha birebana n'idini muzigisha ibintu bizima. Umunyadini wese n'abandi bita ngo ababwiriza butumwa, abakozi b'Imana, uwaba umukozi w'Imana, icyambere Imana ntawigeze ahura n'Imana muri mwe. Wigeze ahura n'abimbwira mbe nisohokera hakiri kare. Umuntu ugeze ahura n'Imana muri mwe? Hari uwayibonye?
ariko hari benshi baza bagahanura bati nyakubahwa minisitiri, dore Imana, dore uko ibishaka, dore uko ivuga, dore Imana nka data kakubwira uko Imana ivuga rwose, uko yifuza, uko ibitekereza. Ibyo simbirwanya, niba imyemerere yawe uvuga uti dore Imana irashaka ibi, ariko nta mana n'imwe ishaka ikibi. Nani nta mana n'imwe, Imana n'imwe ntizishobora kubigira. Imana ntishobora gushaka ikintu kibi na rimwe, ntibishoboka. N'Imana y'Abanyarwanda bemeraga, nta na rimwe iyo Mana yashoboraga gushakira ikintu kibi Abanyarwanda. Nta Mana ishaka ikibi. Abanyarwanda bamwe Imana bayitaga rurema, ni ukuvuga niyo itanga ubuzima. Ubuzima niko gaciro ka mbere Abanyarwanda bemeraga ko gasumba ibindi byose, kuko utariho ntabwo waba uriho nyine. Ari nayo mpamvu no mu ndamukanyo z'Abanyarwanda bifurizanya ubuzima kuva mu gitondo kugeza nijoro. Mu gitondo iyo umuntu abyutse n'uwo mwararanye, ikintu cya mbere ubwo waramutse, waramutse. Uwo muhuye ku manywa wiriwe, uwo mudaherukana uraho, nimugoroba ugiye gusezeraho wirirwe uramuke. Nukuvuga ko Abanyarwanda bifurizaga ubuzima, nta munyarwanda yifurizaga n'urupfu. Aho rero Imana yari ihari, kuko Imana bahitaga ko ari rurema, niyo itanga ubwo buzima Abanyarwanda bifurizanya. Ubwo ngarutse kubereka ko babazungu bari bagasanya ibyacu, nta cyiza batuzaniye, nta gishya batuzaniye, ibyo bahinduye n'inyito, kandi izo nyito nizo zadutangije. Abanyarwanda Imana bayitaga rugira, kuko iyo baga yamaze kuguha ubuzima yaguhaga n'imbaraga zo gukora, ugatunga, ugatunganirwa. Noneho umwami, kuko myumvire y'Abanyarwanda yabaga ahagarariye Imana mu bantu, umwami nawe yaharaniraga ko Abanyarwanda bagira ubuzima kandi bwiza, bwa buzima butangwa n'Imana rurema, Imana y'Abanyarwanda, Imana y'u Rwanda. Iyo dukomeza tukigishwa ibyo, nta jenoside iri kuba, ntayo namba. B'abanyamadini baje batuzana basenya wa muco wacu w'indangagaciro, n'abakoroni bari bafatanyije, nibo babaye aba mbere kwigisha Abanyarwanda ngo no kwandika, guhimba ko Abanyarwanda atari bamwe. Bahimba ko Abanyarwanda atari bamwe, ko batareshya, ko bataziye mu Rwanda rimwe. Hari Abanyarwanda kavukire, hakaba n'abandi baje ari abanyamahanga. Bavuga bati Abanyarwanda barimo Abatwa, Abatutsi n'Abahutu. Abo bantu bati Abanyarwanda ba nyabo ni Abatwa, nibo kavukire. Abahutu baje bava mu bihugu nka za Chad na za Cameroon, baraza nabo bajya mu Rwanda. Bati hanyuma haza kuza abaje nyuma nibo Abatutsi. Abatutsi baza bava muri Ethiopia na za Somalia. Atari ko Abatutsi kubera ko ubwo nibyo abazungu bahimye, bavuga mu ncamake. Abatutsi iyo barebye bafite ubwenge burebure bwinshi kurusha ubw'Abahutu n'Abatwa. Kubera bwa bwenge bwabo baraje bagera mu Rwanda rutuwe n'Abatwa kavukire, rutuwe n'Abahutu baje bahabasanga. Abatutsi barabategeka, barabigarurira, kandi aribo bake. Icyo ni ikinyoma abazungu bahimye kitari cyo, bagishyiraho ngaho, batangira kubyigisha ko wa mwami w'u Rwanda Abanyarwanda yibonagamo bose n'abagomba kubakorera bose ko atuzuye, kuko akomoka mu Batutsi, kandi Abatutsi ari abanyamahanga. Kwigisha ko Abatutsi ari abanyamahanga biratangira, bishyirwa mu bitabo, bijya mu mashuri, bishyirwa mu babyeyi.
noneho abagiye kwigira kubatizwa idini rigarutseho. Urumva ko niho ngenda mpuza abakoroni n'abamisiyoneri kuko ntibatandukanye. Waba ugiye kwiga kubatizwa ukigira mu mashuri yubatswe n'abapadiri. Abapadiri bambaraga imyenda y'umweru. Niyo mpamvu abapadiri ba mbere baje mu Rwanda babitaga abapadiri bera, kubera ko bari abazungu kandi banambara imyeru, bakanagira n'ubwanwa burebure. Noneho bubaka amashuri noneho bakabigishizamo gutyo ko mutareshya. Abanyarwanda ntibareshya, si bamwe. Abana bari bavuye ku musozi umwe, bazi ko basabana, ababyeyi babo babanaga, bagatangira kumvisha ko batareshya, ko bamwe ari indyarya, abandi bakaba baragowe. Ibyo bijya mu mashuri, bijya muri za gatigisimu, bijya mu maseminari. Iseminari no kuvuga ni ishuri barereramo umuntu uzaba umupadiri. Hano turi kumwe na frere babanyuza mu bintu bita novisiya. Novisiya nabwo nuko ni ishuri bakunyuzamo kugira ngo bagutegure kuzaba wihaye Imana wo mu muryango runaka, bakagushyiramo ya myemerere, ya myumvire yabo. Ariko buri imyumvire yabo hari ibyo ishobora kugufashaho, kuko badufashije kumenya gusoma, kumenya kwandika. Ibyo byatugiriye akamaro. Kuko tutamenya gusoma no kwandika ni ikibazo. Hari byiza amadini n'ubukoroni byatuzaniye. Guhinga izo kawa nababwiraga Rwagatara akagurishaga akavanamo kawa abazungu banywa, nibo babiduhaye. Gukora imihanda, amavuriro, hari byiza batuzaniye. Ariko byashobotse kubera ko badusanganye indangagaciro zacu. Abahindutse rero bakayoboka amashuri y'amadini n'ay'abakoroni, bagakurikira iyo myumvire yabo ko Abanyarwanda atari bamwe, nibo baje nabo baba babi, bafasha b'abazungu gusenya u Rwanda no kwica bene wabo basangiye igihugu. Mwibuke rya jambo natangiye mabwira ngo nta kiruta urungano musangiye igihugu. Kiruta urungano musangiye igihugu. Abazungu nyine baba abakoroni baba misiyoneri baje basenya rwa rungano, barwumvisha ko atari bamwe kandi bari basangiye igihugu. Noneho cya gihugu bamwe tureka kugisangira. Nuko rero bashinze amashyaka ya politiki. Amashyaka ya politiki ntabagaho mu Rwanda. Abanyarwanda bari bazi amashyaka icyo bivuga. Noneho bashinga amashyaka ashingiye kuri bya byiciro babashyizemo, ashingiye ku buhutu cyane cyane, banayaha amazina yitwa ryo. Bazana ishyaka ryitwa Parimehutu. Ishyaka ryitwa Parimehutu hari abo njya bivuga bakarakara kuri za mbuga nkoranyambaga, bakajyaho bakavuga ubusa cyangwa bagatukana. Ishyaka ryitwa Parimehutu nta cyiza ryazaniye u Rwanda. Niryo shyaka ryatangiye gusenya igihugu, ryatangiye kwica, kurimbura, guca imico Abanyarwanda no kubica. Kandi abazungu aribo bari babafashije kurishinga. Tunagiye no mu nyito yaryo uko ryitwa Parimehutu, bivuga ngo ni ishyaka rigamije imibereho myiza n'iterambere ry'abahutu. Mu nyito dufatiye nyito, ishyaka rigamije iterambere, imibereho myiza y'abahutu. Parti de l'émancipation hutu. Emancipation ni Igifaransa, ko murabyumva ni iterambere, imibereho myiza y'abahutu gusa. Mukumva abazungu mu gufasha bamwe mu Banyarwanda gushinga Parimehutu ntabwo bagamije ubumwe bw'Abanyarwanda. No, ntabwo ari umwe. Iryo shyaka ryatangiye gusenya no gutanya. Iyo baza kuryita Parti de l'Unité Nationale, no kuvuga ngo ishyaka ry'ubumwe bw'Abanyarwanda, byari kuba ari sawa, kuko ari ubumwe bw'Abanyarwanda. Ariko babisha ko ni ishyaka riharanira ubumwe bw'abahutu, si ubumwe bw'Abanyarwanda. Aho rero niho hakabiri ruzingiye. Ahambere ruzingiye ni muri ba bakoroni n'abamisiyoneri baje bagasenya umuco nyarwanda n'imyemerere. Icyo nakivuzeho.
icya kabiri gikurikiyeho kibi ni gusenya ubumwe bw'abanyarwanda hashingiye ku byiciro byabo, bagashinga ishyaka ryitwa ko riharanira imibereho myiza y'abahutu, y'ubumwe bw'abahutu. Noneho batangira kwigisha ko abahutu abatutsi atari bamwe, kandi ko abatutsi ari babi, abatutsi ni babi, bagomba kurwanywa. Abahutu bagomba kwishyira hamwe bakarwanya abatutsi, bakishyira hamwe bakica abatutsi. Noneho bituma rwa rungano, rwa rubyiruko rwakuraga rusangiye igihugu, ruzi ko rugomba kugikorera, bazi ko bagomba kugiteza imbere nk'abikorera atari ba nyakabyizi, bituma rwa rubyiruko narwo rukurikira irondabwoko. Iryo rondabwoko barisanga mu mashuri, ariko rijya no mu miryango. Noneho ababyeyi bakagenda babishyira mu bana, abarimu bakabishyira mu banyeshuri, abakozi bakabishyira mu bo bakoresha, gutyo gutyo. Irondabwoko rya Parmehutu riraza risenya u Rwanda kuva muri 59. Abatutsi batangira kubicibwa, bambura umunyarwanda, bajugunywa mu mahanga, abandi baricwa. Ikibazo cy'ubuzima kiba ikibazo cy'urupfu. Nako navuga ko indangagaciro y'ubuzima none hinduka ikibazo cy'urupfu. B'abanyarwanda bubaha ubuzima, bifurizaga abandi kubaho, haba mu gitondo, ku manywa na nijoro, bamwe batangira guhiga abandi no kubica, babyigishijwe batyo. Ubumwe bwasenywe. Reka rero nongere ku budaheranwa n'amahitamo yacu, yawe, yanjye, hanyuma nsoreza. Iryo rondabwoko rya Parmehutu gakomeza kwitsindagira. Abo ku mbuga nkoranyambaga bamwe batukana, nibashaka bantuke nta kibazo. Buriya nimuzajya mubona abantu bibigarasha cyangwa bamwe u Rwanda bariho batuka, ukandika Twitter ukabona baragututse. Nushaka ujye ubyina, ujye wishima, ujye wumva ko wabakoza ahababaza. Wabakoza ahababaza kuko bariho barakwiza urwango, amacakubiri, ivangura, ubugome. Wabibereka cyangwa ukwerekana aho byavuye kugira ngo tubyirinde, nk'uko ndiho mbikora, ndiho mbisobanura, bakaba ari byo bitirira ibyo ndiho mvuga byakozwe n'abandi bitakorwa nanjye. Bati Bizimana ni minisitiri w'amacakubiri, minisitiri w'urwango. Ubu urwango rwaguye i Kigali, uriya rugendo rwose nkaza hano Rusizi nje kwigisha urwango ngo rumarire iki koko? Mu byo ndiho mbabwira muze kunyumvira ahantu hari urwango kurushagira, kandi bakumvisha ko yanga bamwe. Oh my dear, urwango nzi icyo ari cyo kuko narukuriyemo, nararubonye, nararwigishijwe, nabaye muri leta irwigisha, nzi icyo bivuga. Ntabwo jyewe narushyira mu bandi, ntibishoboka. Nararubonye kuva ndi mutoya, nkurangana namwe. Ibi mbabwira bigabangisha ko igihugu ari icya Gahutu, igihugu ari icy'umuhutu atari icy'umunyarwanda wundi. Kundi wese nibo bemereye kubaho ari impuhwe, ntabwo nakurira muri ibyo. Noneho ibyo rero biraza bisozwa muri 1994 na jenoside yakorewe abatutsi. Leta yitaga ko ari leta muto, itegeka ko umututsi wese agomba kwicwa, kuva ku mwana, uruhinja, umukecuru, umurwayi, umusaza, bicwa gusa kubera ko ari abatutsi. Kubica kandi kubica nabi, ibyo nabibona nkatinyuka kugaruka kongera kubyigisha cyangwa no kubiha agaciro akariko kose. Abavuye Nyamagabe, abari hafi y'akarere, muzi urwibutso rwa Murambi, muzahasure murebe imibiri ihari. Ubwo ni imibiri bashoboye gusiga kugira ngo izajye igaragara nk'ikimenyetso. Muzabona n'impinja ziryamye kuri ba nyina, usanga umubyeyi bamutemye ariho ahisha akana arya.
hano Rusizi si kure, ushaka Nyamasheke murahabona, hano nyuma yacu aho bita kuri stade Kamarampaka, stade yakinirwagaho umupira yicirwaho abatutsi. Hepfo hano hafi y'umupaka wa Kongo aho bita mu Gatandara, abantu b'intera hamwe bitwa ko ngo baharanira ubwoko bw'abahutu bw'igihugu cyabo, bafata bahashyira imbabura bokerezagaho imibiri y'abatutsi bakayirya. Hepfo hano ku muhanda wa Kaburimbo, abo bantu botsaga imibiri y'abatutsi bakayirya, muri bamwe bahoze batwereka baharangije igihano, hari abarangije ibihano byabo bafunguwe bakiri aho ngaho, baje bari mu Rwanda bahaba, kuko u Rwanda rwacu twebwe uru Rwanda ruragorora ntabwo rwica. Abari imibiri y'abandi barangije hano barahari, nimushaka twaza kugenda tukanabahamagara nkababereka. Hepfo umuhanda, abo bantu bari imibiri y'abandi, mutekereze ubwo uwo mugabo cyangwa umugore wari imibiri y'abandi ariho arashyira iki mu bana be, ariho arashyira iki mu buzukuru be igihe yaba atarahindutse. Niyo mpamvu ya teatro wa mukino mwabonye ahangaha, biriya bice byose bibugize nge nabikunze, mubivanemo isomo. Mwabonyemo umubyeyi ubeshya umwana we ko nta jenoside yakoze, ko ahubwo bamubeshyera. Abo bamubeshyera ni bande? Abavuga ko bamubeshyera n'abatutsi. Bivuze ko ari cyo afite ya myumvire y'abakoloni n'abamisiyoneri imwumvisha ko abatutsi ari babi, abatutsi ari abanzi b'abahutu, abatutsi ni abanyamahanga, ni indyarya, ni abagome, ni abantu bagomba kwirindwa. Nta myumvire y'ubumwe bw'Abanyarwanda yari yamujyamo. Mukagenda mukajya hitwa Nyarushishi, si kure hano, Nkanka, Mibirizi, Bugarama, Mushaka, Karongi, muzi Bisesero, muzi Kumuga, muzi stade Gatwaro hariya, muzi aho bita Home Senja, muzi Rubengera. Abatutsi bose babo bantu barishwe nta kindi bazira kubera ko abatutsi gusa. Birakomoka kuri ya ideology yari ryashyaka ryitwa Parimehutu. Ngaho ruzigiye ko igihugu atari cy'Abanyarwanda bose, ahubwo igihugu ari cy'Agahutu gusa. Iyo myumvire rero ko igihugu ari cy'Agahutu, aho turi hano, niba hari n'uwari ufite udusigazwa aho akomoka bamushyiramo, uhita ugira utyo uti ndaguhanaguye, ndakuvumye, ndakujugunye. Tugiyewe mpisemo imyumvire y'ubumwe, imyumvire y'ubumwe bwacu. Abanyarwanda bafite umugani baca, ntabwo mbyigana cyo kuba ntakibabwiye, kuko mu kwigisha indangagaciro zigomba kuranga umunyarwanda babinyuzaga no mu migani. Imigani ikagufasha nayo kureba icyerekezo n'icyo ugomba kwirinda. Baravugaga ngo, biravuga iki? Biravuga ko dufite ababyeyi, amahirwe nuko ari bakeya, ariko dufite ababyeyi bagifite ya ngengabitekerezo ishingiye ku irondabwoko rikemera ko igihugu ari icy'Abahutu atari icy'Abanyarwanda bose. Icyerekezo cy'ubunyarwanda, uwo muntu uri ukemera irondabwoko, ni ukuvuga ko byaramunaniye gufata indangagaciro y'ubumwe bw'Abanyarwanda, ko Abanyarwanda bose ari bamwe, byaramunaniye. Ibyo byamunaniye rero, wowe niho rero umubyeyi ukwanga kuragwa urubanza rwamunaniye. Mwebwe rero batoya, ntimuzemere kuragwa urubanza rw'irondabwoko, no, nimwemere kuragwa indangagaciro y'Ubunyarwanda, kuragwa u Rwanda. Mwumve ko iki gihugu dufite amahirwe ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'abasirikare ikagena ko bagomba kwicwa. Ngiye politike, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'inkotanyi zarwanya urugamba baharaniraga, n'icyo barwaniye. Ibyo rwanda bwoko n'ingengabitekerezo
Repubulika duharanira twiga twigishwa ko turumwe ko n'amahitamo dukwiye. Amahitamo yanjye yawe nuko abanyarwanda nuko abakurambere bacu babyenderaga kandi bikaba byaratumye mu binyejana byinshi u Rwanda rwaragiye rubaho rukomeye. U Rwanda rwasenga rwabaza urwaje. Iyo periode rero nababwiye yo gusenya u Rwanda ni imyaka mikeya, ni imyaka mike kuri imyaka abami bacu barashoboye kurwagura uragenda rugera muri ya bice binini bya Kongo. Ubu biranyorera kuko niho mbwira abantu bahaturiye. Dore umupaka baje bagashyira hepfo ahangaha waragenda ukagera mu birometero birenga 300 uvuye hano turi 300-400 za Warikare, za Combo, Masisi yose, Rucuru, ibi byose, Nyangezi, Warungu, byose byari bice by'u Rwanda byaguwe n'abantu b'u Rwanda. Babakoroni baje basanga inyungu zabo kuko basanze abanyarwanda ari abantu bashyize hamwe kandi bafite igihugu kinini. Bavuga ati kiriya gihugu kinini kandi gishyize hamwe kuriya gifite icyerekezo n'imiyoborere ntabwo byadushobokera kukigarura tutagishenye. Kugisenya rero babanze gushenya imyemerere yacu nabivuze bihagije, ariko noneho banagisenya batwamura ubutaka bwacu. None ngubu Kongo ubu umuntu babona ari muremure, babona afite ya sura bitaga ko ari isura ntunzi, baramwica bakamutwika. Ngo bagarutse muri ya myumvire yari yarona bwoko ryicana. Ubu nibyo bari mu hakurya hose, ndetse ni Burayi mu babashyigikiye. Kugira ngo rero nahoze numva hari abana batoya, umwana wariraga mu kanya ariko ntiyariraga yiganiriraga. Kugira ngo bari abana namwe bazashobore kuba igihe kirekire, biradusaba kumva iyo myumvire mibi twashyizwemo tukarwana nayo. Umwe mufite imbaraga, ariko nanjye ndacyazifite, reka nanjye naho ndajya uza nibona umwanya maze mpagaze ahangaha ntaho ndajya kandi ntaho tugomba kujya. Tugomba kubaho kandi tukabaho dukomeye, tukabaho turi umwe, turi mu gihugu cyacu, kugira ngo ntihazagire na rimwe amaraso yongera kutumenekera mu Rwanda. Ibyo rwose tubirahire, tubishinge turahire. Abanyarwanda iyo bajyaga ku rugamba kera barahigaga. Guhiga ni ukuvuga kugira ibyo biyemeza, kandi bakarahira bashinze icumu nyine yari intwaro bitwazaga. Ati dushyire hamwe tugende turwane igihugu cyacu tuzahora tukirengera. Ndumva nabivuze byinshi mpereye kuri iyi ntego y'iki kiganiro. Urubyiruko ni ukuvuga ni mwebwe icyerekezo cy'ejo. Urubyiruko menya amateka yawe, yasobanukirwe, umenye ibyiza byayaranze, umenye ibibi byaje muri aya mateka, ibyiza ubyigireho, ibibi tubyirinde. Hanyuma ufata icyerekezo ni ubumwe. Ubudaheranwa ni ukuvuga kudatwarwa, kudacika intege bitewe n'uburemere bw'ibibazo by'amateka, kudacika intege bitewe n'ibikomere bishingiye ku mateka. Kuko ibikomere murabifite, turabifite twese. Abana, urubyiruko, yewe n'abakuru. Dufate umuntu mukuru barahari. Hepfo hano hafi y'aha turi hari urugo bita Impinga Nzima. Impinga Nzima ni ingo leta yatujemo abakecuru n'abasaza biciwe imiryango ikarimbuka igashira muri jenoside, bagasigara ari bonyine. Kuvuga umugabo bakamwicira umugore, abana bose agasigara ari wenyine, cyangwa umugore bakamwicira umugabo n'abana agasigara ari wenyine. Ubu rero bageze mu zabukuru, leta yagiye yubakira ingo kugira ngo ushobore kubitaho. Hano rero Rusizi rurahari. Mutekereze umukecuru
biciye abana cyangwa uwo musaza biciye abana afite ibikomere byinshi kuko uko abona abana bato bandi bakura atekereza abuzukuru yagombye kuba afite, bikamutera ibikomere rero. Noneho n'abakura abarokotse ari bato, mwabibonye muri wa mukino, abarokotse jenoside ari bato ubu barakuze kuko jenoside hashize imyaka 32 ihagaritswe. Bivuze ko n'uwari uruhinja bafite imyaka 32. Umusore n'inkumi b'imyaka 32 si batoye, ni bakuru. Ubu nabo bubatse ingo zabo abenshi. Abo nabo bafite ibikomere. Abyara umwana akazavuga ati ariko kuki jyewe ntafite sogokuru, kuki ntafite marume, kuki ntafite data wacu, kuki ntafite masenge, kuki ntafite babyara banjye. Umubyeyi akabura igisubizo amuha. Ibyo nabyo bimutera igikomere kuko atangira gushakisha igisubizo y'aho mwana kuko agomba kukibona no kuzakibona, bikabyutsa bya bikomere nawe afite. Undi musore cyangwa inkumi ufite nyina wishe abandi, wakoze jenoside, akaba afunze yararangije igihano cyangwa atarigeze anafunga, kuko hari n'abajenosideri benshi batashoboye gufungwa kubera ko batamenyekanye cyangwa bashoboye gukweka ubutabera cyangwa bahuye byitaba n'amahirwe, bagize amahirwe y'uko icyaha kitabahamye kandi baragikoze. Kuvuka k'uwo muntu yakubwiza ukuri cyangwa atarakubwiza ukuri nabyo biguteye igikomere, kuko kugira umubyeyi w'umujenosideri w'umwicanyi si iby'i Rwanda, ni amahano, ni ibintu bidafite izina, ni ibintu bibi, ni ishyano rikomeretsa. Undi yavuye mu Rwanda jenoside yiba ari mutoya, barahari nabo bahunzanye n'ababyeyi babo ari abantu, bakabahungana bakambuka Kongo hariya, noneho muri Kongo bakabashyiramo ideoloji igenda bitekereza ivuga ngo abatutsi batwirukanye mu Rwanda nibo batubujije igihugu cyacu, bagahunga bakazagenda n'amaguru za tingitingi bakavamo bakazagenda Kongo Brazzaville, bahunga kugaruka mu Rwanda bababeshya ko nibaza mu Rwanda inkotanyi zizabica, kandi bagamije guhunga ibinyoma bya jenoside bakoze. Umwana wakuze nawe agenda atyo akazagaruka mu Rwanda asanga baramubeshye, nawe afite igikomere cy'ubwo buzima bubi yanyuzemo. Hari na benshi bapfiriye mu nzira batyo bagenda. Murumva ko iyi sosiyete dufite twese dufite ibyo bikomere bishingiye kwa ayo mateka mabi, kandi amateka tudafitemo uruhare. Ibyo bikomere rero ngaha iri jambo ubudaheranwa, inyuguti ebyiri, eshatu, eshanu, esheshatu, zirindwi, 8, 9, 10, 11, 12, inyuguti 12 ni intego ikomeye izabafasha gutsinda, kunesha ibyo bikomere n'ibyo bibazo byose navuze. Iri jambo ry'inyuguti 12 ubudaheranwa, harya Yesu ntiyageraga kuri 12 12, sibyo? Ariko zaramufashe za ntumwa 12, none rero izina rye ryageze ku isi hose. Bivuze ko rero inyuguti 12 z'ubudaheranwa niho ruzingiye. Buri wese rero narangwa no kudaheranwa n'amateka. Izi nyuguti 12 zivuga ngo yewe niyemeje kudaheranwa n'irondabwoko ryaje rigatuma jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ikari mu gihugu. Ubudaheranwa niyemeje kurwanya icyo ari cyo cyose cyagaruka kije gusenya u Rwanda, kongera kutwambura ubumwe, kutwambura ubunyarwanda. Icyagaruka cyose kimbwira ngo urubyiruko urungano rwanjye ni ndurwaye, nimubeho gutyo. Ubu ndashoje, ariko ibi niho ndabivuga nsindagira kugira ngo mbumvishe amahirwe n'inshingano mufite.
amahirwe nayo yuko muri mu gihugu cyiza kibigisha ibyiza. Nicyo cyamvanye i Kigali. Nava mu Kigali no kuza kubaha izi ngero kugira ngo twumve ko aya magambo abiri, ubumwe, ubudaheranwa, aricyo tugomba guharanira, aricyo tugomba kurinda. Hano nicyo ngiye gusoreza. Rusizi hano twicara, hari abantu barera muri rya dini rya Panihutu, ariko iryo dini rya Panihutu barererwamo, baragenda banayoboka iyobokamana, baniha Imana, bitwa ko bihaye Imana, ariko Panihutu yanga kubavamo, irona bwoko ryanga kubavamo. None abo bantu b'abapadiri ni bamwe muri bo, abandi ni abapasitori, baracyarangwa na ngengabitekerezo ya Panihutu. Muri Rusizi turabafite, bari mu mahanga, bakoresha YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga, bigisha urwo rwango kandi bari mu madini. Hari umupadiri witwa Nahimana Thomas wiyita umutalibani. Tekereza nimuzajya mubona ikintu kuri Twitter cyise kiyanditse mu mutalibani, ni uwo mushenzi witwa Nahimana, niwe mutalibani. Abatalibani ni abantu muri Afghanistan bica abandi, ariko undi yahisemo kwita umutalibani, kandi yabaye umupadiri ngo yabivuyemo, ariko yayoboye seminari hano hakurya Mururu, yigisha abandi bantu urwango. Afatanya n'undi witwa Rudakemwa Fortunatus, nawe ni uwahangaha muri iyi diyoseze do hirya ngaho. Abo ni abantu na n'ubu bigisha urwango, irondabwoko. Igihe bagezeho barasara nyine, kuko yo kumvuga ibyo badashaka nta kundi, ariko nibihangana zabivuga kugeza ryari, kugeza nogotse nzigisha ubumwe bw'Abanyarwanda, ibyaranze amacakubiri, ivangura, urwango, nzabivuga, nzabigaragaza kugira ngo tubyirinde, nzabigaragaza kugira ngo tunaheshe icyubahiro abo bantu bishwe, babasaza, babarwayi, babana, za mpinja, bishwe ari nta kivurira mu izina ry'iyondabwoko. Ni ngombwa. B'Abatutsi bariwe broshete hirya hano, Rudakemwa aranyuraga ari mu modoka, imbabura zotsa broshete zihari. Abo bantu bazira ko ari Abatutsi gusa. Ibyo ngo kubivuga tubwira abana b'u Rwanda muti dore aho abagome bagejeje, muramenye mubyirinde. Ibyo kubivuga harimo urwango, harimo urondabwoko, harimo ikibi. Kubivuga ahubwo ni ngombwa kugira ngo twerekane aho umuntu yageze kugera aho arya undi, naho umuntu yageze akica undi nabi, kuko Abatutsi ntibishwe gusa, bishwe nabi. Abana b'impinja bafite imyaka 3-4 bari batangiye kumenya kuvuga, 5-6, hari benshi cyane. Babazaga bye bati turazira iki, baraduhora iki, bagatangira kumenya ko baza ko ari Abatutsi. Bamwe bati bakabwira intara hamwe, mutuba barenze zongera ko Abatutsi. Hari benshi bishwe batyo. Hanyuma umuntu yambare umwenda w'idini aze gutuka Inkotanyi, zahagaritse ayo mahano, zahagaritse iryo shyano, ngo tumwihorere. Wayi wowe nanjye tuzihorera kwa rubyiruko, nimwe maze tuzihorera wawe, neva wapi wapi. Hari umusaza baramwishe nawe, yakomoka mu karere ka Nyamagabe, bitwaga Rugamba Sipiriyani, abenshi muramuzi, yibura muzi n'indirimbo ze. Ntabwo Rugamba yari Umututsi dukurikije bya byiciro bazanye, ntabwo yari Umututsi, ariko yaharaniye ukuri, ubutabera, ubumwe bw'Abanyarwanda, indangagaciro nyinshi arazigisha, baramwigisha. Ariko yasize impanuro nyinshi, ngiye gusorezaho imwe.
cyabwiraga urubyiruko ati n'abanyarwanda ni mucyo twambare, vuga ni mucyo dushyire hamwe, twambarire kuba imena nuvuga ngo twambarire kuba indashyikirwa, twambarire kuba gukora ibyiza. Ati nushaka umurikire, mwumva aravuga ati ushaka umurikire, utabishaka rorere, bati mumurikire kuba imena, nicyo nifuza. Nushaka umurikire mu rugamba rw'imihigo, imihigo guhiga, guharanira kuba imena, guharanira kuba indashyikirwa, guharanira gukora icyiza gusa. Duharanire yuko tuzashaka icyiza, tuzaharanira icyiza, yuko tuzahora dukunda ibyiza, yuko tuzahora dukunda ubutabera, amahoro, ibyiza, ubutabera, amahoro. Reka nkabaririmbira ku kiciro gusa hanyuma bari gusoreza.